Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana nziza, Imana ishobora byose. Namwe ndabashimira abadukurikirana, n'ukuri abadusengera mwese badushyigikiye. Imana ibaha umugisha kubw'umurimo mwiza dukora. Nitutagusari tuzasarura. Imana yacu rero ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro, dusenge. Ndagushimiye Data wa twese, guhaye icyubahiro. Uyu ni umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tunezerwe. Sengeye iri teraniro, sengeye gahunda y'uyu munsi, ndinginze kugira ngo wongere ubane natwe, wongere udushyigikire, ubane natwe. Jambo ryawe rigere kuri buri wese urikeneye, jambo ryawe rigere kuri buri wese ugomba kurigerwaho, kandi wigaragaze kuri buri wese. Buri muntu urwaye akire, ufite intimba zo mu mutima zisubizwe. Buri muntu wese umwana abafite ibikomere bikize. Buri muntu wese umukoreho, abaguhanze amaso, abakwiringiye ntabwo bazakorwa n'isoni. Urakoze Yesu, uhabwa icyubahiro. Twirukanye imbaraga zaturwanya, iz'abakonikoni, iz'abapfumu n'abarozi, bijya utavuga Imana byose turabyirukanye. Duhamagaye presence y'Imana, kwera ko Imana kubane natwe. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Uyu munsi turavuga ku kurenganurwa n'Imana. Twagiye tubona dufite n'ubuyobozi, dufite abatuyobora. Iyo batuhuye n'ibibazo baraturenganura. Iyo tugenda twumva ntabwo dufite ko dufite ubuyobozi bwo turenganura. Umuntu mushobora kwangikana n'umuntu akaba yakurenganya, akagusatira mu kibanza cyawe, agashingura imbaga akayishyira mu kwawe. Hanyuma icyo gihe wirukankira ubuyobozi, nta kindi ubasha gukora uretse kujya mu buyobozi ukakurenganura. Dufite imiryango, iyo habonetsemo ikibazo kikanga gukemuka, iyo umuvandimwe wawe mudahuje mutumvikana, wisunga ababyeyi byabananira, ugahamagara umuryango mukayiteranya. Hanyuma nabyo bishobora no kwanga. Hanyuma y'ibintu byanze mu miryango benshi b'abakristo bisunga abashumba bashumbye, nabo bishobora no kwanga. Icyo gihe mujya mu buyobozi buyobora igihugu. Yego, mujya mu buyobozi buyobora igihugu, bayobora, kuko nibwo burangiza ibyo byose byananiranye mu muryango, byananiranye muri babiri mwanze kumvikana. Iyo mubishyize mu muryango bikanga, bikajya mu itorero bikanga, bijya hanze bigasohoka ku mukristo. Hanyuma ubuyobozi bwo ntabwo bujya bubura igisubizo. Niyo umuryango wakibura ku buyobozi bo ntibukibura. Rero uyu munsi nje kuvuga ku kurenganurwa n'Imana. Imana nayo igirenganura, nayo ubwayo igirenganura. Kurenganurwa n'Imana, abantu bakurenganura pe rwose twarabibonye. Bakurenganura, imiryango igahaguruka ikakurenganura, gukura mu kibazo. Ubuyobozi bwa leta ikakurenganura, twarabibonye. Ariko nje kuvuga ku kurenganurwa n'Imana. Imana irarenganura. Tugiye gusoma inkuru ziri mu gitabo cyo kubara. Yego, ibice byaho ni 27. Turasoma duhere ku murongo wa 5. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Manase Mugisha. Turakwakiriye, karibu. Murakoze. Tugiye gusoma kubara ibice 27. Yego. Umutwe w'ijambo uvuga ati Uwiteka acira abakobwa ba Serofehadi urubanza. Yego, Uwiteka acira abakobwa ba Serofehadi urubanza. Umurongo wa 5. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati. Umurongo wa 7. Yego. Abakobwa ba Serofehadi. Abakobwa ba Serofehadi baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se. Imana ifashe umwanzuro. Mose yari umukozi w'Imana. Noneho nk'umuntu w'umukozi w'Imana
abantu bamuzaniye ikirego. Nk'umuntu w'umuyobozi wayoboraga, abantu bamuzaniye ikirego. Ikirego yumva atagishoboye, nawe afite bosi we uri hejuru ye. Hanyuma ngo ashyira nawe Imana, ayishyira icyo kirego, ashyira urubanza Uwiteka, amushyira iki kirego. Aravuga ati hano hari abakobwa ba Selofehadi bafite urubanza. Noneho ngo Imana imaze kurwumvira iravuga ngo ntiuzabure kutabarenganura. Twari tugeze ku murongo wa 8, ku murongo wa 8 wa 6, 7. umurongo wa 7. Abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se. Uzatume baragwa gakondo ya se. Uzatume baragwa gakondo ya se. Kandi ubwira Abisirayeli uti, umuntu napfa adasize abahungu, muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Nadasiga umukobwa, naramuka atanabyaye n'uwo mukobwa atarigeze anabyara, muzahe bene se gakondo ye. Muzahe bene se babandi bavukana, kuko we ntiyababyaye abakobwa n'abahungu, ariko hari abo bavukanye. Muzahe bene se gakondo ye. Nadasiga bene se wabo, nadasiga bene se wabo, muzahe ba se wabo gakondo ye. Muzahe ba se wabo gakondo ye. Nadasiga ba se wabo, uzahe gakondo ye mwene wabo urusha kumuba mugufi mu muryango we. Uzafate umuntu mwene wabo urushaho kuba bugufi, wa hafi wo kwa nyirasenge, wo kwa nyina wabo, wa hafi aho, muhite mumuraga ibyo bintu. Abe ari we uyenda, abe ari we wenda iyo gakondo. Iryo ribere Abisirayeli itegeko ritegeka uko baca imanza. Ibyo bizabera Abisirayeli itegeko uko bategeka uko baca imanza. Yego. Uko Uwiteka yategetse Mose. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo nuko Mose ashyira Uwiteka urwo rubanza, ararujyana. Iki ni igihe Abisirayeli bari baravuye muri Egiputa, igihe bavanwagayo n'amaboko y'Imana. Izo nkuru murazizi. Bamaze kuvayo bagenze urugendo rurerure, ariko hari abagiye bahura n'ibibazo muri urwo rugendo. Urugendo buriya ruravuna, nta rugendo rutavuna, ariko iyo uri kumwe n'Imana urugendo ruroroha. Hanyuma rero icyo nshatse kuvuga ni iki: hari ukurenganurwa n'Imana iyo uhagaze mu kuri. Nuhagarara mu kuri, uri umukirisitu, ugahura n'ikibazo, ujye ukereka Imana. Aba bakobwa ba Selofehadi bari baravutse nta musaza wabo bagira, bavuka ari abahungu bonyine. Ngo bamare kuvuka ari abahungu gusa, ari abakobwa gusa, nta muhungu barimo. Kandi mu Bisirayeli nta tegeko ry'uko umukobwa yazunguraga. Ni ukuvuga ngo iyo wabyaraga abakobwa, nta mukobwa wazunguraga ibyase pe. Umwisirayeli yapfaga ukagira ibyago se agapfa, nta musaza wawugira, bahambirizaga iwanyu, hanyuma yo bakagushyira kwa nyogosenge cyangwa kwa so wanyu, hanyuma nyoko kukubyara cyangwa se umubyeyi wawe w'umugore agataha, yabajya gushaka undi, yabajya ataruka akagenda. Noneho iryo ngo ariko bigomba kumera, nta mukobwa wazunguraga. Ariko Bibiliya iravuga ngo uwitwa Selofehadi arapfa. Rero arapfa, apfuye abavandimwe baza kuzungura nkuko bisanzwe, bifatira baza kuzungura. Ariko abakobwa ba Selofehadi yari yarabyaye, baravuga batari ku bundi ubu
kubera iki twarengana kandi data yarubahaga Imana? Jya wubaha Imana, bizakugirira umumaro. Jya wubaha Imana, jya ukora umurimo mwiza w'Imana. Sinzi impamvu muri uyu mwaka mu mpera zawo dufite umuhamagaro wo kubwira abantu ngo bakorere Imana cyane. Sinzi impamvu, muzabyumva mu biganiro dutambutsa, ariko buriya hari icyo Imana ishaka, hari icyo Imana ishaka. Jya wubaha Imana, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nari mubwiye ngo jya ukorera Imana, jya yubaha. Nari nkivuga kuri Selofehadi, aba bakobwa barahagurutse bajya kusaba uburenganzira ngo nta Mwisirayelikazi wajya guzungura iwabo, byabaga bitabaho. Hanyuma rero ngo Selofehadi amaze gupfa kandi yarubashye Imana, abakobwa baravuga ati ni gute abantu bapfa batarabyaye abahungu, abakobwa bakarengana? Baravuga ati ibi bintu tugomba kujya kwibaza umuyobozi wacu Mose ngo bamugere imbere. Baramubwira bati Mose, turenganure, dufite ikibazo. Ati ikibazo kise? Dufite ikibazo, data ni Selofehadi uramuzi, mwavanye muri Egiputa, mwagendanye inzira z'ubutayu, ntabwo yigeze akora ibintu binyuranye n'umugambi w'Imana. Mu bantu mwabanye mu rugendo bakakurushya, data Selofehadi ntabwo yigeze ajyamo, ahubwo yubashye Imana. Yazize urupfu rwe bwite, yazize ibyaha bye bwite, ntabwo yigeze agomera Imana. Niko Bibiliya ivuga. We ntabwo yigeze agomera Imana. Muri ba bantu bagomeye Imana ubutaka bukabamira, ntabwo data yari arimo. None kuki utaturenganura? Selofehadi ngo yari yarubashye Imana, abandi bakigumura bakazana ibintu byo gucamwa abantu bice, bakazana ibintu byo kurushya Mose mu nzira. Ngo Mose yaragiye gufata amategeko y'Imana ku musozi wa Sinayi, ngo asanga abantu barigumuye, bakoze ibimasa, bibarije inyana, bikoreye ikigirwamana, bakuyemwe imiringa ku matwi, amahereni yo ku matwi, bakuyemwe imiringa yo ku maguru, barakoze ibintu by'amazahabu, babicuramo inyana, baratangira kubiramya. Hanyuma ngo ariko Selofehadi aravuga ngo jewe nubwo Mose yatinda ariko twabonye Imana. Selofehadi ngo arahamya, aravuga ngo jewe sinshobora kujya kuramya ibigirwamana nubwo Mose yatinda, nubwo twatinda mu kibazo, ntabwo nshobora, hari Imana. Amera nk'awa mukristo wavuze ngo genda umukristo uko ndi kose, ngo nzahora ndi we, ngo naho natungurwa ngiye gupfa, ngo nzaguma ndi umukristo. Ntukaba umukristo uri mu munezero, ngo ibibazo n'ibiza bivemo. Selofehadi ngo yakomeje arahamya, aravuga ngo rwose ngo abitwa ba Datani n'abakorana ba Biramu ngo barigumura, babwira Abisirayeli ngo nimuze twishakira iyindi Mana. Ngo Mose yaratinze, bazana umwuka mubi. Abo bantu Imana irabibona. Mose azanye amategeko 10 y'Imana, asanga abantu biremye ibice, bari gukora ibintu by'ubusambanyi, bari gukora ibintu bibi, bari kuramya ibigirwamana. Ngo Mose ararakara, aravuga ngo abantu bari mu ruhande rwa Kora na Datani na Biramu mujye hariya, ngo n'abantu bari mu ruhande rwanjye ngo muze ngo uruhande rw'Imana. Ngo abantu rero ngo birema ibice, ariko abantu bagiye ku ruhande batagiye mu ruhande rwa Mose, ubutaka bwarasamye burabamira, byari bibabaje. Ngo ariko Selofehadi ntabwo yabaye muri abo, yarakomeje avuga ngo niyo Mose yatinda ariko Imana irahari, yadukuye mu maboko ya Farawo, yatwambukije inyanja itukura, ni Imana. Urumva Selofehadi ngo yakomeza aramya Imana, ntabwo yigeze asuzugura Imana. Muntu w'Imana, ntukabone ikibazo gitinze kukuva imbere ngo wigumure, ntukabone ikibazo gitinze kukuva imbere ngo wivumbure, ntukabone utinze gusubizwa ngo ubivemo. Oya, Imana irahari. Gutinda gusubizwa ntabwo ari ukuvuga ko Imana yananiwe. Gutinda mu kibazo si ukuvuga ko nta bitagikemurira. Uyu munsi niba watinze kubyara, hari uwabyaye impanga. Uyu munsi niba watinze gushaka, hari uwashatse afite 18. Uyu munsi niba watinze ku musozi w'ubukene, hari uwabonye akazi bari kumuhamagara n'akandi. Ahubwo urembye yavuze ngo isaha y'Imana ntizarenga. Uyu munsi niba uryamye kwa muganga wamaze amezi 5, hari utaranajyaho na rimwe kuva yitwa we. Bivuga ngo Imana irashoboye. Ngo igihe Yohana Umubatiza ari mu nzu y'imbohe,
ngo yaravuze ngo ubu ni Yesu, ngo yarazi ko Yesu ari bumukureyo, ngo ategereza avuga ngo ibyo ari byo byose nubwo bamfunze, ngo Herode yari yamufunze, ngo aravuga ngo nubwo bari bumfunge ntabwo natinda, Yesu ni inshuti yanjye kandi afungura imbohe akabahora ababoshye. Agenda avuga ngo ndarara mvuyeyo, agenda ari icyizere ngo Yesu aramukuramo. Ariko ngo atinze ntabaza kumva ari urujijo, atinze aza kumva bimuyobeye, ngo atuma abantu ngo mugere mu mumbarize ngo Yesu ari akora imirimo n'ibitangaza, ngo mumubaze ngo ni we cyangwa n'undi. Ngo Yesu aravuga ngo mugende mumubwire ibyo mubonye ngo nibyo mwumvise, umubwe mu mbaye ziri kubahoka, n'impumyi ziri guhumuka, n'ibipfa amatwi biri kumva. Kubuteza mu kibazo si ukuvuga ko Imana idakora, kubuteza mu kibazo si ukuvuga ko Imana itagira neza. Tegereza isaha yawe, komeza uyibe imbere, komeza uyinginge. Ngo Yesu aravuga ngo kandi mwongere mumubwire ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha. Rero Serafadi yikomeje kumana avuga ngo bantu b'Imana, jewe nubwo Mose atinze, nubwo dutinze mu kibazo, muvuga ngo ntabwo twakomeza gutegereza, tugiye kwishakira izindi mana, ngo jewe nta yindi mana naramya, jewe nta yindi mana nakorera. Niyo wabura akazi ntukave ku Mana, niyo watinda kubyara ntukave ku Mana, niyo watinda kubona umugabo ntukave ku Mana, niyo watinda mu bukene ntukave ku Mana. Imana niyo kwizerwa kandi irabishoboye. Ngo Serafadi yikomeza ku Mana, hoti genu wakimana nta bindi byo kuvuga ngo Mose yatinze je nibindeba, ndakomeza nubaha Imana, nibutsa aho yadukuye. Imana igira imbambe, Imana igira imbabazi, ngo asubiza amaso inyuma, jya usubiza amaso inyuma mu Kristo we. Nushaka kunesha urugamba rukuri imbere, jya ubanza wibuka aho Imana yagukuye. Urabizi Dawidi ngo ari mu ishyamba, yari mu ishyamba aragiye intama za se, ngo hajyaga haza intare n'idubu, ngo bishaka gufata abana b'intama, ngo maze ngo Imana ikamugabiza izo ntare n'idubu, ngo akabishwanyagurisha amaboko ye. Hanyuma ari ku rugamba arwana n'Abafilisitiya, ngo bavuze ngo Imana yabonye ukuntu Abisirayeli basuzuguwe n'Abafilisitiya, abona ukuntu bari ku muhangayiko, ngo ariko koko bariya abantu batakewe basuzugura ubwoko bw'Imana, ngo baza kwibuka amaboko y'Imana ukuntu yashwanyaguzaga intare n'idubu. Arabangurira niyo Mana niyo ndi kuvuga, bituma yica Goliyati amwicishije umuhumetso itopito. Niwibuka aho Imana yagukuye, nugera mu kibazo gikomeye jya ubanza wibuka aho Imana yagukuye, nugera mu ntambara zikugoye jya ubanza wibuka aho Imana yagukuye. Nubona ibintu bikuyobeye, nubona hari umusozi utinzeho jya wibuka, jya usubiza amaso inyuma. Burya nutagira umutima wibuka ntabwo uzanezeza Imana, ntabwo urugamba uzarutsinda. Shitani avuga ati dore utinze kubona akazi, ntacyo ariko ufite amaboko uri muzima. Hari abandi bari mu tugare, Shitani avuga ati urabona uzigeza kuki, ureba ufite amaso ufite amaguru. Hari abandi barandata. Shitani byubanza ubwo ngo mvinyuma Shitani, dore bimeze oya jya Shitani mvinyuma, ujya wibuka ibyo Imana yakoze cyagiye, ujya wibuka ibyo Imana yakoze wa munsi. Rero Serafadi avuga ngo jewe na uko byagenda kose hari Imana narayibonye, niyo Mose yatinda je ntabigirwa Mana naramya. Ngo yikomeza ku Mana, hanyuma ngo aza gupfa azize urw'ikirago, kwa kundi tuvuga Abanyarwanda se, azize urupfu rusanzwe. Ariko nta mukongo yagiraga kandi nta mukobwa wazunguraga. Hanyuma rero abakobwa barahaguruka, bashaka kubakora bya bindi bakora abandi, bazakwitiranya nawe. Ngo baravuga ati mbo mwana umwebye kwa se wabo, ati mwaribeshye, data yubashye Imana twarabibonye. Barahaguruka bigira inama yo kujya kurana, yo kujya kubaza, ati data ko yubashye Imana, kuki twebwe badukora ibyo bakora abandi? Ese we ko wubashye Imana, kuki we bakugenza uko bagenza abandi? Kuki bakuroga nk'uko baroze runaka? Warubashye Imana. Kuki bakwiba bakakuzengereza nk'uko runaka bamwibye? Kuki bagusuzugura nk'uko basuzugura? Wewe wubashye Imana, uri umukozi w'Imana. Urumva ujya wiha agaciro kubera ko wamenye Imana. Icyo usabwa ni iki? Ni ukwikomeza ku Mana. Serafadi yikomeje ku Mana, amaze no gupfa bana be bararenganurwa. Hanyuma ngo bajya kubaza Mose, ariko Mose aravuga ati nibyo ibyo abana bavuze nibyo. Mu bantu b'Abisirayeli twavanye muri Egiputa, Serafadi ntabwo yigeze
anzengereza, nta kaduruvayo yateje, nta mwuka mubi yazanye mu bandi. Burya hari umuntu uba mu itorero agateza umwuka mubi, agahora areba yiruka mu makorari, yiruka mu makomite, ashaka kugira ngo ibintu bihora bidogera. Bene abo bantu mujye mubareka, mubahugure, niba bananiwe mubihorere, Imana izabihugurira. Imana izabihugurira. Abantu bakora umurimo muri ryo ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa, kandi nibapfa ntabwo bazabibuka, nta mwanya bazagushyiramo ngo bakwibuke. Rero uyu Serafadi ngo abakobwa barihagurukira ubwabo, se waba yarapfuye nk'uko abandi bapfa, ariko yarubashye Imana. Urebe inyungu yo kubaha Imana. Imana yo wayubashye, urupfu rwawe ntirusa n'urw'abandi, amaherezo yawe ntaba mabi, isaziro ryawe ntiriba ribi, ntusekwa ntukorwa n'isoni, abana bawe ntibamwara, ntibandagara ngo babe imboro ku musozi, ibyawe ntabwo imbwa zibyirukamo. Imana ishimwe. Amen. Ndashima Imana. Ngo bahagurutse murongo wa 5 wavuze ngo bashyira Mose ngo abakobwa ba Serafadi bakira urubanza Mose. Ngo hanyuma ngo umurongo wa 5 uravuga ngo Uwiteka aramubwira ngo baburanye iby'ukuri, ntimuzabure kutabaha gakondo yabo, kandi mubwire n'Abisirayeli bandi basigaye, umuntu naramuka atarabyaye umuhungu ntibizaba ikibazo. Iyo ni ingingo y'abarengeye, kose yubahaga Imana. Iyo ni ingingo y'abarengeye. Biragusaba uyu munsi niki Imana yaheraho? Nyemerera usubiza amaso inyuma. Ese wubaha Imana? Ese wubaha Imana? Ndebera nawe untekerereze, undebere ubitekerezeho. imibanire yawe n'Imana imeze ite? Ariko ndagira ngo uyu munsi ushake kugirana ubushuti n'Imana, ushake kubana n'Imana, ushake kuba mu Mana neza. Abo Bibiliya ivuga ko hari abantu b'ingurumbanya bavuye muri Egiputa, nta mateka meza tubaziho, nta herezo ryiza. Ariko abana ba Serafadi basigaye, hari ingingo, hari itegeko ryagiyeho kubera Serafadi. Niyo waba utakiriho, abazagukomoka bazabaho neza kubera ko wubaka Imana. Jya ukorera umurimo w'Imana neza, jya uvuga Imana neza, jya uyikomezaho mwene data, jya uba mu ruhande rw'abantu b'Imana, jya uhamya Imana, ntukayihamye uko ibintu bimeze neza, jya uhamya Imana. Aba bana baburanye iby'ukuri, ntimuzabure kutabaha gakondo yawe. Abisirayeli bari bagiye kubigabana, ba nyirasenge bari bahageze, ba se wabo bari bahageze, bari babahagurukiye, nyina wabo bari bamwirukanye, yari yagiye, nta jambo umubyeyi wabo yari afite w'umugore, ariko kubera ko umugabo yari yarubashye Imana. Njya ntinya Imana. Bibiliya ivuga ku mugore w'umupfakazi ngo wasanze Elisa aramubwira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko yubahaga Imana. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata kugeza igihe rya deni ise yasize rizarangirira, kandi uzi ko yubahaga Imana. Mw'abantu mwaretse tukubaha Imana ubundi. Ngo Elisa yumva biranze, aravuga ati none ufite iki? Aravuga ati nta kintu mfite uturanguzwa tw'amavuta. Ati genda ubuzane. Ngo arasengera amavuta aruzura, aravuga ati genda ugurisha wishyura umwenda, asiga azagutungane n'abana bawe. Kubera iki uyu mugore yagiriwe neza? Umugabo we ngo yubahaga Imana, niyo ngingo yonyine yajyanye. Ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye, urabizi ko yapfuye, urabizi ko yubahaga Imana, urabizi ko ariko abantu bakuzi bati Imana itarakumenya, abantu bakuzi bati, abo musengana bakuzi bati? Kuko ndamya neza ko uko tukuzi ni nako Imana izabikuzi. Natukuzi nk'umuntu ukunda Imana. Bana abantu bakuru bangore kangwa Imana niyinzi ngo ibyo ntacyo bimbwiye.
ariko se shaho uko abantu birirwa bavuga yuko udashobotse, ibyo ntacyo bimbwiye. Yandemye, yampamagaye, irabizi. Yaraguhamagaye ariko nta mbuto uri kwera, yaraguhamagaye ariko nta mucyo uri kugaragara imbere yawe. Umugore araza ati umugabo wanjye, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye, urabizi ko yubahaga Imana, none yarapfuye, umwishyuza aje gutwara abana banjye bombi, yari afite umubabaro. Elisa bati nkugirire nte, ufite iki? Bantu we, babyeyi, bene data, basore, kugeza uyu munsi nta kibazo ufite cyananira Imana. Uyu munsi icyo Imana igushakaho ni uko uyubaha gusa, ugakora ibyo gukiranuka. Muri ibyo yavuze mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Ndagira ngo wowe nanjye twitoze kubaha Imana, twitoze gukorera Imana, twitoze kubana nayo, twitoze kugendana nayo. Ndagira ngo usengere. Birashoboka ko urugendo rumaze kukunanira, birashoboka ko wumva umaze gucogora, birashoboka ko wumva umaze gucogora, abantu barakunanije, abo mubana, abo mukorana, urumva unaniwe, ibyifuzo byawe bitari gusubizwa vuba nk'uko ubyifuza, urumva unaniwe, urumva ibyifuzo byawe bitajya mbere, urumva nta kimana iri gukora, ariko shaka kubaha Imana. Abantu batubanjirije kugira ngo ushobore uru rugendo, kugira ngo uzabashe kuba inshuti y'Imana, si uko ibigusha bidahari, si uko ibigeragezo bidakomeye, si uko urugendo rworoshye, ariko wikomeza ku Mana, ukarwanira kugira ubuhamya bwiza, ukarwanira kwera imbuto. Birafasha, birasunika umukristo mu rugendo. Birashoboka ko abantu bose batakuvuga neza, ariko byibura gerageza. Iyo umuntu abanye neza n'abantu nawe ubyiyumvamo, bisengere. Imbuto aho utuye, imbuto aho ukorera, imbere y'Imana, yihamirize. Imana ikeneye kwihamiriza. Urabona, Silvadi yanga kwifatikanya n'Abisirayeli bazanye nawe, kuko bari barimo abagabo b'ingurumbanya bagenda bacima abandi intege. Twarababwiye ko Mose adushuka, twarababwiye ko ibintu turimo nta cyerekezo, twarababwiye, ariko murabizi abantu batavuga, abantu igihe cyose umuntu ukubwira ko ibintu bitazakunda ntugatindane nawe. Umuntu unakubwira ati se shaho urasenga, urabona amaherezo, urabona ubundi zagusubiza iti haguruka ugende, muhunge wiruka. Oya natwe twabigiyemo ibi ngibi, oya muhunge wiruka. Umuntu ukubwira ngo ntibizakunda ntukamutindane nawe. Iyo umuntu ukubwira ngo ntibyakunda, ntibyashoboka. Abisirayeli bava muri Egiputa, Mose ngo yatoranijemo abagabo 12, aravuga ngo nimujye kureba iki gihugu mu gitate, mutubwire uko kimeze. Imana yatubwiye ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki, ngo gifite imbuto nyinshi. Ngo baragenda, abantu 12 bajya gutata igihugu, ariko abagabo 10 bazavuga ati wapi, twabonye ntago bizavamo. Yego imbuto zirimo zo dore n'ubundi ngiza, ariko ibyo twabonye byo Imana yavuze bitakunda, kugifata byo ntibyakunda. Kubera iki? Harimo abagabo b'abanake, bari abagabo banini bafite ibigango. Ariko Yoshua na Kalebu baravuga ati ariko Mose, niba ari Imana yavuganye natwe, tuzabarya nk'abarya umutsima, ntago bazaturushya. Ugerageza kugira amagambo meza uvuga, ushaka gukomeza mwene so, mubwo ariko nubwo utinze mu bushomeri, nubwo iki kibazo gitinzemo, ariko dufite Imana igira inzira nyinshi zirenze 1000. Ujye umubwira, nusura umuntu warwaye arembye, ntukamubwira ngo yangu iyo ndabona izakwica, wapi. Asa amagambo akomeza, mubwira uti iyazuye Lazaro, wowe ntabwo urajya mumva, uzaba umukomeje, kandi Imana izashyigikira ijambo uvuze. Ako nzanya kumubwira ngo wapi, ngo dore wanahorose washizemwo, ngo urabona nta kigenda, ngo gose ubundi urabona unabayo. Oya, ayo si amagambo y'umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana ahorana ijambo rivuga ko bikunda, avuga ko bishoboka, nta kimana inaniwe. Imana ikeneye abantu bayihamya. Silvadi ahamya Imana, yanga kwifatikanya n'abandi bavugaga ibinyuranye, bavuga ngo Mose aratinze, abiremeye ibigirwamana. Silvadi aravuga ngo ya Imana narayibonye, niba inadutindije ariko narayibonye.
si wowe ntaho wabonye Imana, wowe ntaho mwahuriye, nubwo waba uri muri icyo kibazo aho ngaho uryamye cyangwa utinze, ariko hari aho wayibonye. Jya uhamya Imana rero, jya uyihamya, nuyihamya Imana izihagurukira, izabizirikana no kundi munsi Imana ikurengera. Ndagira ngo ugire guhamya, kuko nuhamya Imana izarenganura ihere no ku buvivi bwawe. Imana izakugirira neza ihere no ku buvivi, ikuhera ku mwuzukuru n'umwuzukuruza n'ubuvivi n'ubuvivura. Bazagendera kuri iyo neza y'Imana, kuri iyo mirimo myiza wakoze. Imana yajyaga ibwira Salomo ngo nibutse so, ngo atari so Dawidi. Urabona cyane kure ko ugira imirimo myiza bikazafasha umwana wawe igihe uzaba utakiriho cyangwa utazaba ugishoboye gukora ya mirimo. Wari ukwiriye kugira imirimo myiza kugira ngo utegure inzira y'ejo yawe aho uzanyura ejo hazaza. Wari ukwiriye kugira imirimo myiza kugira ngo ejo hazaza Imana ikomeze hazirikane. Wari ukwiriye kugira imirimo myiza. Reka gusengera Imana. Mana Data wa twese, iri ni ijambo ryawe. Selofehadi yaraguhamije mu Bisirayeli benshi, imbaga nyamwinshi, uburakari bw'Imana bwabagezeho, ubutaka burabamira. Ariko Selofehadi ntabwo yigeze ajya muri abo. Yazize urupfu rusanzwe, yazize umunsi we. Ariko wibuke ko washyizeho itegeko kubera Selofehadi, ukavuga ngo abana be ntibarengane baburanye iby'ukuri. Dukeneye abantu bahagarara neza, ukeneye abantu bahamya, ukeneye abantu baguhamya mu bukene no mu bukire, ukeneye abantu bahamiriza ibintu bigenda bitanagenda bakavuga kuri Imana. Twibutse Shadraka na Meshaki na Abedenego. Umwami yaravuga ngo ninde wabagira inama mbi, ninde uri bakize amaboko yanjye. Baravuga ngo niyi Imana dusenga itadukiza, ntabwo twapfukamira ibigirwamana, ntabwo twakubararira izindi mana. Ngo ariko iranabishoboye, Imana dusenga yadukiza amaboko yawe mwami. Ariko itanabikoze, ukeneye abantu bahamya, ukeneye abantu bakwikomezaho. Niyo yaba ari umunsi w'ikibazo ariko akavuga ngo ndamwikomejeho, ujya wimanukira Yesu. Ntabwo wasiga umuntu mu kibazo yaguhamije. Umuntu wakwikomejeho ntajya akorwa n'isoni. Wamanukiye Shadraka na Meshaki mu itanura ry'umuriro, wamanukiye Danieli mu rwobo rw'intare, waramanutse urwana urwo rugamba, waramanutse urenganura abana ba Selofehadi. Umuntu wakwikomejeho umurenganure, uri mu kibazo cy'uburwayi, uri mu nzangano z'imiryango, uwambaye ubusa, ushonje, uheze ku musozi, uyu munsi umurenganure. Mugore ukeneye urubyaro, murenganure umuhe urubyaro. Umuntu urwaye indwara yanze gukira icyorezo, umurenganure umukize kanseri, umukize umuze, umukize iki cyorezo. Gira umubyeyi urenganura Yesu, gira umugabo urenganura. Uwakwikomeje, hari abantu baguhamije bavuga ko ukize indwara zikomeye, uyu munsi araryamye ari kwa muganga. Uwiteka we ubihereho umurenganure mu izina rya Yesu. Hari umuntu wanzwe n'imiryango, umurenganure Kristo kandi yakwikomejeho. Uyu munsi uri Imana izirikana, ugira abantu uzirikana abakwikomejeho, bakavuga kuri umwami n'umukiza, bakabivuga mu bushomeri, bakanga kurya ruswa, bakanga kujya mu ngeso mbi, bakanga ubusambanyi. Hari abantu bashaka kubishyurira amazu, bakanga ubusambanyi. Hari abantu bashaka kubishyura amashuri bakiga. Uyu munsi barenganure muri icyo kibazo. Urakoze Yesu, icyubahiro kibi cyawe, urakoze kubikoze. Iri jambo rishyigikire, hagira umuntu uhimbaraga, hagira umuntu uhaguhamya, hagira umuntu wongera kuzura umwuka wera, yongere yibuka ibihe byiza yagiranye nawe. Yoshua na Kalebu bamaze kuguhamiriza, nibo bantu bahawe amasezerano, nibo bantu bahawe imidugudu, nibo bantu basigaye ukoresha, bandi batikiriye mu butayu. Yesu Kristo we Nazareti, mwami Imana yacu, ndaguhamagaye kugira ngo uyu munsi aba bantu badukurikiranye ubahize imbaraga zo guhamya, ubahize imbaraga zo kukwikomezaho. Urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Telefone yanjye ni yayindi 078 50 98 944. Imana ibaha umugisha. Philadelphia, Imana irakira.